batuyumvise twahitaga twumva nyine ko ari za pranka zo ku mbuga ubu uyu munsi dore imbogo yapfuye, ntabwo wicuza kuba wenda uri mu bavuze ko ari pranka kuba yararwaye? mu by'ukuri kwicuza kwa muntu kubaho. ubu uri kwicuza? ntabwo nabura nanjye nkimara kubibona. Justin, yego amahoro. amahoro ntago ndava kuri moto ko nk'ubu ngubu ni ikimwaro ku bantu twagiye dukora inkuru zitandukanye, kuba twajya guherekeza Vava Imbogo ntabwo twazikoze uwo mwana w'umukobwa tumwanze, ahubwo twazikoraga kubera ko twari turi mu rujijo no mu gihirahiro cy'uko uburwayi bwa Vava bumeze. ariko uyu munsi ni ikimwaro ku bantu bose kuzajya nyine kumuherekeza. azaherekezwa na nande? wowe wakoze iyi nkuru ubusuje kumuherekeza, none urumva ni ikimwaro kuri twese, ariko Imana itubabariye turacyari mwiza. Pastor amahoro. Amahoro. Ni mu muhanda rero. Niba hari ibintu bigiye kumbaza by'inkuru ni mu muhanda. Baza kubaza ibibazo nka 2 nayo ndi kuri kamera. Mu imodoka birimo birahita ni mu muhanda. Ni Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nimuntware gakeya ahi wanyu ndacumbitse, mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka. mu gicamunsi mu mugoroba w'itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi, ahagana mu isaa 11:30 bishyira saa 12 z'umugoroba, mu mitima y'abanyarwanda, mu mitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda, humvikanye inkuru itari nziza. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ishenguye imitima yacu, kuyumva biragoye cyane. Ni inkuru y'urupfu rw'umuhanzi kazi Abijuru Valentine wamenyekanye cyane ku izina rya Dorimbogo. Ni umukobwa wakoze amahiti agiye atandukanye, wari ukunzwe mu buryo bugiye bitandukanye, aha ushingiye cyane ahanini ku biganiro yagendaga akorera kuri YouTube. Mu bihe bishize niho uyu mwana w'umukobwa hari chaîne ya YouTube yakoreyeho ikiganiro, chaîne yitwa Urugendo TV, aho yarari mu bitaro ataka atabaza agira uti nintagaruka i Kigali uzansabira imbabazi abo nahemukiye, kandi nibidakunda ko nzagaruka muzansezereho neza. Ibi benshi cyane babivuzeho mu buryo bugiye butandukanye, bamwe bemeye ko arwaye. Ku mbuga nkoranyambaga hagaruka igitero cy'abantu benshi bavuga ati ni prank, ibi ntabwo ari byo, ntabwo arwaye, ahanini agambiriye kwiba cyangwa se gutubura, nk'uko bavugaga ko ibi bikunda gukorwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bashaka ubufasha cyangwa se bashaka amafaranga y'abadiaspora. Byakomeje kototera, ariko abamurwaza n'abandi bamuri hafi bakagenda barushaho gutangaza ko uyu mwana w'umukobwa ubuzima butameze neza. Igihe cyaje kugera nk'uko ijambo ribivuga, twese tuzapfa, twese isi tuyinyuraho, twese igihe kizajya buri muntu wese, uhereye kuri nge nawe ukurikiye iki kiganiro, igihe kiba kizagera ukagenda, ahubwo kiba gisigaye ni ukuzirikana ngo nzapfira he, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu, ngo baruhuke imihati yabo uko imirimo yabo ijyanye nabo.
ibakurikiye. nk'Impanuro TV na Menyesha TV turahari kugira ngo tubakurikiranire byinshi cyane kuri iyi nkuru, tuganira by'umwihariko n'uwari umukunzi wa Dore Imbogo witwa Dr M. Nubwo ibihe arimo bitamworoheye cyane muri aka kanya, umuryango wa Dore Imbogo, abakunzi ba Dore Imbogo, byose tuzagenda tubakurikirana 5 kuri 5 bizakurikira kuri iyi nkuru uko Dore Imbogo azasezwaho nk'uko yabisabye ko abantu bazamusezeraho neza. Byose tuzagenda tubabera hafi, kandi ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo mwishimane n'abishimye kandi mubabarane n'abababaye. Ufite nimero z'umuntu wa hafi ya Dore Imbogo wamuba hafi ukamuhumuriza mu buryo bugiye butandukanye. Ibindi kuri iyi nkuru tuzagenda tubakurikirana. Icyo twavuga, rest in peace Vava, juru ruhuka nta kundi. Natwe dore twiteguye kuko tutazi igihe n'isaha. Ku murongo wa telefone ndifuza kuvugana na Pasteur Hakizimana Justin, ni umwe mu bantu bakoze ibiganiro bigiye bitandukanye bavuga kuri iki kibazo cya Dore Imbogo. Hari byinshi cyane yagiye abivugaho, no mu minsi mike ishize ikiganiro duherutse gukorana avuga ati nyamara dukwiye kujya kureba Dore Imbogo tukamusura tukamenya ni ukuri kw'ibi bintu. None birangiye yitahiye, nta kundi. Iyi si twese tuyinyuraho, ntago tuyituyeho. Buri wese wo nkurikiye haranira kwitegura, nanjye nitegure kugira ngo igihe kizagera cyawe uzabe upfira mu Mwami Imana, kugira ngo uzagire amaherezo meza. Turabashimiye cyane, mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana cyangwa se muzabane natwe mu zindi nkuru zo ku rupfu rwa Dore Imbogo. Turabashimiye. Cyuhereza injyana. Yes Pastor. Pastor mahoro. Amahoro. Ni mu muhanda rero. Niba hari ibintu bigiye kumbaga by'inkuru ni mu muhanda. Baza kubaza ibibazo nka 2 nayo ndi kuri kamera. Imodoka birimo birahita ni mu muhanda. Ni ibibazo bike cyane nk'iminota nk'ibiri Pastor wacu. Ntabwo nayigwa ntibyakunda amagaza mu muhanda. Okay, nta kibazo, ubwo turavugana usoje. Sawa. Ezekiel Rukundo. Amahoro. Amahoro. Ni Jean d'Amour, Impanuro TV. Bihangane kuguhamagara mu masaha y'ijoro. Ariko twari turimo turatanga breaking ku nkuru y'akababaro, ku nkuru ibabaje tubonye ku mbuga nkoranyambaga ku bitangazamakuru, by'umwihariko ivuga ku rupfu rwa Dore Imbogo. Iyi nkuru nayo wayimenye? Iyi nkuru nanjye nyimenye nyibonye ku nyarwanda.com. Niho hantu hambere nyibonye, nkomeje kubaza n'abandi bagenzi banjye bambwira ko yitabye Imana. Nanjye nabibonye. Yego, inkuru wayakiriye ute? Inkuru ku giti cyanjye ntabwo isa n'inkuru intunguye, kubera ko Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Uribuka ko hari ikiganiro twakoranye, ubwo nakubwiraga ntubwo Vava Dore Imbogo icyo gihe ndumva narakubwiraga ahubwo we ashakisha uburyo atangira kwiyunga n'Imana. Nibiba ari na pranka ntabwo bishobora kugenda uko nguko gusa. Bibaye ari uburwayi ni ugusenga akanasengerwa, ariko bibaye ari na pranka ntabwo ari ibintu bizapfa koroha. Hanyuma rero nyuma yaho nibwo naje kubona ikiganiro avuga ngo abantu bazamusabira imbabazi uwo yahemukiye wese. Ibyo ubwabyo byari ikimenyetso cyagaragazaga yuko uyu mwene data uko biri kose nawe abizi iminsi arimo iyo ariyo. Cya kabiri, komanteri z'abantu batandukanye bagiye bakomatinga, bamwe batumva ko ari uburwayi. Mu by'ukuri byagaragazaga
amarenga y'icyo Imana yari igambiriye kumucyura uko byagenda kose. So ngewe rero nkimara kuyibona muhanuzi ndayakiriye kuko si ubwa mbere umuntu yakwakira ko umuntu yitabye Imana. Yenda byakiriye mpita mbona ko ibyo yavugaga, uburyo yasurwaga arwaye, komantere twagendaga dutera mu buryo butandukanye, bamwe tararwaye abandi atakena amafaranga yo kuvurirwa hanze. Habayeho ikintu kimeze nko kwirara ku mpande zombi, haba ku barwaje umurwayi, haba kuri twebwe ku mbuga nkoranyambaga. Habayeho ikintu cyo kwirara. Vava yari uwo gusengerwa agakora imbaraga z'amasengesho. Cyo ngicyo nge nkimara uyu munsi uko hari benshi cyane bagiye bavuga ko ari prank, Dr. M akabivuga, hari benshi bamwibasiye mu buryo butandukanye. Ibyo ni iki bivugaho Ezekiel? Dr. M abantu bagombaga kumwibasira kuko cyane yakundaga kugaragara ari we uri kubibreakinga byose, uri kuvuga inkuru y'uko ibintu bimeze, kandi hari havuyeho planka yabo y'uko bari babanyeho mu by'urukundo, ko bari batandukanye mu rukundo. Hari amagambo bari bamaze guterana bo ubwabo, bigaragara yuko abantu batakiri umwe, batakiri mu rukundo nk'abantu twe tuzi ko bari mu rukundo. Rero twongeye kubona izina rya Dr. M atubwira yuko umukunzi we cyangwa se wari umukunzi we arwaye kandi yakeneye amafaranga menshi, ndetse bigaragara ko ubuzima bwiwe buri mu kaga. We yavugaga amatransferi ashobora no kuba yajya kuvurizwa hanze, ariko mu by'ukuri hagatsimbwa uburwayi arwaye. Ngo arwaye uburwayi, ntibavuge ati wenda arwaye amara, ntibavuge ati wenda arwaye igifu. Nyine ikibazo cy'uburwayi bwari bwabaye amayobera. Nicyo cyatumaga rero Dr. M aterwa amabuye mu buryo butandukanye, kubera ko ntawe mu muryango wa Vava mu by'ukuri wagaragaye avuga uko uburwayi bumeze. Icya kabiri, hari amarikodi yagiye ajya hanze Vava yivugira. Hari ayo yavugaga ati nintabona miliyoni $1,000 sinzava mu bitaro. Ayo marikodi yose uko yagendaga aza, byanga bikunda abantu mu mbuga nkoranyambaga hari uburyo twagombaga kuyavugaho. Urumva tuyumvise twahitaga twumva nyine ko ari za pranka zo ku mbuga nkoranyambaga. Ubu uyu munsi dore imbogo yapfuye, ntabwo wicuza kuba wenda uri mu bavuze ko ari pranka ko yararwaye? Mu by'ukuri kwicuza kwa muntu kubaho. Ubu uri kwicuza? Ntabwo nabura, nanjye nyimara kubibona nanjye nicuje, ndavuga yo ntabwo nari mbizi disi ko ari uko bigomba kugenda. Nabonaga pranka, numvaga ko ari ibiki, bitewe n'amavoice yagendaga afatwa kandi akagaruka mu itangazamakuru. Urumva nta kuntu wakumva wabwirwa ngo umuntu ararwaye kandi wumva voice iri gutumizwa. Uyu munsi nyuma y'ibibaye, wenda tudatinze cyane, bavuga ko ibintu bikwigishije cyane cyane ukurikije uko social media zikoreshwa. Ari benshi babona ibintu kuri social media uyu munsi, ari benshi uyu munsi babona ikintu kuri social media bakumva ko ari ikinyoma, bakumva ko atari ukuri, bitewe ahari nuko media imaze gufatwa uyu munsi. Ni iki bikwigisha cyane iki wavuga? Ikintu cya mbere ni ukuzajya umuntu yitonda cyane, ikintu cyiza kivuga ku buzima bw'umuntu kimuvugaho uburwayi ni ikintu umuntu aba agomba kwitondera, kuko rimwe na rimwe hari igihe twebwe kubera ko tuba turi bazima ntabwo dushobora kumenya umubabaro wa muntu by'ukuri afite. Ngewe ubwanjye binyigishije kwitonda mu byo umuntu ashobora kuvuga, kuko ushobora kwisanga uri gutiza umurindi dayimoni kugira ngo isohoze icyo ishaka kuri wa muntu. Ari wenda yonza gufata iya mbere nkagerayo nkagenda nkamurambikaho ibiganza, cyane n'abandi tukamurambikaho ibiganza, ahari uyu munsi ntabwo tuba turi kumva iyo nkuru mbi, cyangwa se Imana iba yaranavuze ikavuga ikimucyuriye. Rero kuba ibyo bitarabaye ahubwo tugahera mu kajagari ko ku mbuga nkoranyambaga, bigomba kutwigisha kumenya no kwitonda ibyo ducisha ku mbuga nkoranyambaga, kuko nk'ubu ngubu ni ikimwaro ku bantu twagiye dukora inkuru zitandukanye. Kuba twajya guherekeza Vava Dorimbogo ntabwo twazikoze uwo mwana w'umukobwa tumwanze, ahubwo twazikoraga kubera ko twari turi mu rujijo no mu gihirahiro cy'uko uburwayi bwa Vava bumeze.
ariko uyu munsi ni ikimwaro ku bantu bose kuzajya nyine kumuherekeza. Azaherekezwa na nande? Wowe wakoze iyi nkuru ubusuje kumuherekeza, none urumva ni ikimwaro kuri twese, ariko Imana itubabariye turacyari mwiza. urakoze cyane gusaba imbabazi. Uzisabye imbabazi hari umunsi hari umuntu wari wakoze inkuru n'ubundi amubika ariko amubika atarapfa na mbere. Ibintu bikunze kuba kuri social media na Pastor Mpyisi bamubitse mbere nyuma haza gupfa. Iki kintu cyo kubikwa umuntu atarapfa ariko akaza gupfa, hari uburyo wowe bibonamo iki bintu ko bitabiba, bibonamo iki kurarwa? Icyambere ngiye mbibonamo ubuhanuzi. Nubwo ubikora abatazi ko ari uguhanura. Urabona kuri iki gihe kubera ko ibintu by'ubuhanuzi byacitse, ntabwo abantu bakizera ikintu cyitwa ubuhanuzi. Imana isigaye ifite indi system ishobora gucishamo ikintu kugira ngo ejo bizagaragare ko bwari ubuhanuzi. Iriya nkuru ibika vava ejo narayibonye ndetse tunayikoraho, tunamagana uriya muntu. Ariko mu by'ukuri maze kubona noneho ko ari ubuhanuzi, ku buryo umuntu akwiriye kubona ifoto ye bayanditseho kuriya bamubika agahita atangira ibihe byo gusenga no kwiyeza. Simvuze ngo ni ukwirukana umwuka w'urupfu, akwiriye kwiyeza kugira ngo napfa apfapfira mu mwami. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, baruhuka imiruho n'imihati yabo, imirimo yabo igende ibaherekeje. Yego. Ubuhanuzi rero buba buri gukorwa n'ubwo ababikora baba atari abahanuzi bazwi nkatwe, kuko bya ari nkanjye wabikoze kuriya ntabwo byafatwa nk'ubuhanuzi, ahubwo byafatwa nko gushinyagura. Yego. Ariko iteka hari igihe umuhanuzi ahanura abantu batazi ngo arahanuye, cyangwa se akabivuga nawe atazi ko ari umuhanuzi. So kuri kiriya rero jewe narabibonye, ariko beta mbona yuko uko byagenda kose nkurikije ibimenyetso n'ibihamya nabonaga nari mfite, n'uburyo nabonaga na Vava nawe uburwayi bwe bwari bumeze, umurongo nabonaga biri kugenda bitwarwamo, nge nabonaga uko bikose ko hari urupfu. Kuko n'ejo Pastor Claude naramubaje mu kiganiro nari ndi kumubaza, naramubajije uburwayi, hari uwitwa Vava Dorimbogo urwaye, hari uwitwa Zawadi wo mu majyaruguru, hari uyu nguyu witwa Titiye. Urabona ubu burwayi bw'aba bose, urabona nta kintu buhatse. Kandi niba bibuka neza ubushize narakubwiye nti izi social media zo mu Rwanda ubona zisinziriye, hari ikintu kigiye kuba kandi kizatungurana. Reka tugushimire, reka tugushimire. Wenda twakubaza, wenda tuzagenda turushaho kubona umwanya dukora ibindi biganiro tuganire n'abandi, kandi urakoze cyane. Yego murakoze, kandi abanyarwanda n'abandi mwese mwamukundaga mwihangane, kandi aho mwabonye ikibi twakoze mutubabariye, natwe turi abantu, kuko buri wese ubudukurikiye nawe hari uburyo yafashe iyo nkuru yayifataga yuko ari ugutwika byo ku mbuga nkoranyambaga. Sawa, urakoze. Sawa. Justin. Yego. Amahoro. Amahoro, ntago ndava kuri moto. Oya Justin wimbeshya nuko ndumata. Justin rwose ari